Cheetah Magic. Umugabo yishe umugore we n'abana be babiri nawe ariyahura. Umugabo w'imyaka 65 warutuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri arangije ariyahura. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena 2025. DJ Brian umaze kubaka izina mu muziki cyane cyane hano mu Rwanda agiye kwerekeza i Burayi nyuma yuko mu mwaka wa 2022 yari yagiyeyo ariko ahurira n'uruva gusenya. Uwo mugabo yamwishe akoresheje icyuma mukata umuhogo anamutera icyuma mu mutwe nyuma ahita atoroka. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshall Real Estate nona. Cheetah Magic. Reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mukomeje gukurikira Cheetah Magic. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibihe ari byiza. Ngewe harimo akabazo ka grippe kameze ukuntu n'abandi tuyihuriyeho pole sana hano i Kigali, nabonye abantu benshi bayirwaye. Abantu mumeze neza cyane, mbifurije kurushaho kumererwa neza, namwe bitari byatungana fresh dukomeze duhanyanyaze niko bimeze. Impeshyi rero zitugeze kure, nge ubaha ikaze mu kiganiro. Nitwa Julius Cheetah niyitegeka, tuje muri wa mwanya wihariye wa updates aho tuganira ibitandukanye bigezweho cyane cyane mu myidagaduro cyangwa se muri cinema ndetse by'umwihariko mu buzima bwa buri munsi. Tunyuramo zimwe muri stories zitandukanye zivugwa mu bitangazamakuru byandika online. Mbibutse ko dufite English platform cyangwa se dufite igitangazamakuru cyandika online, andika wa3cheetahmagic.com. Iyo ni website yandika amakuru mu rurimi rw'icyongereza cyane cyane ku myidagaduro, ku buzima tubamo bwa buri munsi, kuri cinema ndetse n'ibindi byiciro by'ubuzima bw'abantu bitandukanye. Inkuru turibuze kwibandaho cyane cyane ziri mu binyamakuru birimo Inyarwanda, Igihe, Kigali Today n'ibindi bitandukanye. Duhere kuri inkuru ivuga ko DJ Brian agiye gusubira i Burayi aho yahuriye n'uruva gusenya. Inkuru ya igihe.com banditse bagira bati nyuma y'imyaka 2 ahuriye n'uruva gusenya i Burayi, DJ Brian agiye kongera gusubirayo aho yatumiwe kuzacuranga mu gitaramo kizabera mu Bubiligi ku wa 14 Kamena 2025. DJ Brian umaze kubaka izina mu muziki cyane cyane hano mu Rwanda agiye kwerekeza i Burayi nyuma yuko mu mwaka wa 2022 yari yagiyeyo ariko ahurira n'uruva gusenya. Mu mpera za 2022 nibwo DJ Brian yerekeje ku mugabane w'Uburayi, cyakora aza guhurira n'uruva gusenya mu gitaramo yakoreye mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hanover. Ubwo DJ Brian yajyaga gucurangira mu Budage yagiranye ibibazo n'abamutumiwe, bananiwe kumwitaho birangira gusubira mu Bubiligi aho yari yashyikiye cyangwa se aho bari bamwakiriye bimugora, bituma n'akazi yari afite ku wa 31 Ukuboza 2022 kangirika kuko yagiriye ikibazo mu nzira, bituma ahagera ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Ubwo yari ageze i Kigali muri Mutarama 2023, DJ Brian yabwiye Igihe ko ibibazo yahuriyeyo nabyo i Burayi byatewe n'abari bamutumiye batagize ubunyamwuga, bituma kuva mu Budage asubira mu Bubiligi bimugora ndetse binamwicira akazi. DJ Brian ni umwe mu ba DJ bagezweho mu Rwanda b'igitsina gore ndetse afite amateka yahariye mu buzima bwe kuko mu bwana bwe yabayeho nabi akaba n'inzererezi. Uyu mukobwa ubusanzwe yitwa Gateka Brian yavutse mu 1996. Ku mazina y'inyakuri yitwa Byukusenge Esther. Yavukiye muri Kenya aza mu Rwanda ari umwana akurira ku Kimihurura. Yasoje amashuri yisumbuye mu 2013 aho yatangiye kwiga ibijyanye no kuvanga imiziki. Muri 2019 muri Mata yari yarabanje kubyigira muri Kenya, nyuma aje mu Rwanda afashwa n'uwitwa DJ Yolo na DJ Theo uherutse kwitaba Imana. DJ Theo Imana imuheruko ridashira. Nabyumvishira abantu muri mu Bubiligi. DJ Brian vuba cyane araje, mwongere gutaramana, mwongere guhura nawe, mwongere gucurangirwa nawe cyane cyane mu njyana DJ Brian akunda cyane ziganjemo umuziki.
akunda cyane gucuranga umuziki w'abanyarwanda. Tugeze mu yandi makuru atandukanye, umunyamakuru Kayitesi Yvonne wamenyekanye nka Tesi nyuma yo gusezera Isango Star muri itangazo yashyize hanze tariki ya 6 ukwezi kwa Kamena 2025. Uyu mukobwa rero yamaze gusoza kaminuza aho yamaze kudefanda muri MKU cyangwa se yahoze yitwa Mount Kenya University, bisigaye yitwa Mount Kigali University nk'uko bigaragara ku mafoto na video yashyize kuri Instagram ye ku munsi w'ejo hashize, aho mu barimo Bianca Baby, Judy, Ivan bakoranaga ku Isango Star, n'abandi batandukanye barimo ba Cedric Ashimwa n'abandi batandukanye bakomeje kumuha felicitation nyuma yuko asoje kaminuza. Uyu mukobwa rero uherutse gusezera Isango Star aherutse gutangaza ko yavuye ku Isango Star kugira ngo akomeze gahunda ze, cyane cyane ko agiye kwita cyane cyane kuri podcast akorana na mugenzi we Brandy bise This and That. Ari nabyo rero yatangarije igitangazamakuru igihe muri iyi weekend tuvuyemo. Tesi akaba yaratangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2020 muri cyo gihe cya Covid, mu gihe hamenyekanye abastari benshi bamwe muri iki gihe bitwa ngo ni new generation. Ku rundi ruhande akaba aherutse kuvuga ko yinjira mu mwuga w'itangazamakuru atari yorohewe kuko yabanje kugeragereshwa ruswa ishingiye ku gitsina, gusa aza kubisimbuka. Uyu ni umwe mu bakobwa rero bagezwe hano mu Rwanda mu bijyanye no kuyobora ibirori, nubwo amaze igihe atabikora, amaze igihe atagaragara ari kwemsinga mu bitaramo. Amakuru atarayangaya Tesi, kuko cyane cyane ko Tesi aganira n'itangazamakuru yirinze gutangaza ibijyanye n'igikurikiyeho. Benshi bakomeje kumubona cyane cyane mu rukundo n'umu rapper munyarwanda Shizo Afropapi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukunda gukoresha cyane cyane brand ya Bugoyi. Wood we afite uko abivuga ntabwo nabasha kubisubiramo. Benshi rero bakavuga ko nyuma y'ibyo ngibyo bishoboka ko Tesi yaba ari gutegura urugendo rumwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusangayo Shizo binyuze mu nzira z'ubukwe. Gusa aya makuru ubwe nta cyara yavugaho. Turateganya kugirana ikiganiro na Tesi mu minsi iri imbere, natwemerera azatuganiriza ku gikurikiyeho ku rugendo rwe. Se koko Tesi yaba ari guharura inzira zimujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomereza wenda itangazamakuru cyangwa n'izindi gahunda ze, cyangwa ni uburyo bwo kwikomereza iyi podcast ya This and That byonyine gusa. Tugere mu yandi makuru avugwa hano mu Rwanda. Igitangazamakuru igihe.com cyanditse kivuga ko umugabo uherutse kwicisha umugore we icyuma bapfa 50,000 yafatiwe ku mupaka. Kuri uyu munsi tariki ya 10 Kamena 2025, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Wellars yatangaje ko umugabo w'imyaka 28 uherutse kwica umugore we akoresheje icyuma yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Uganda agerageza gutoroka. Ku itariki ya 6 Kamena 2025 nibwo uwo mugabo yishe umugore we wari ufite imyaka 27 bari bamaranye amezi 2 bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko. We na nyakwigendera bari bagiranye amakimbirane ashingiye ku mafaranga 50,000 batumvikanye uburyo yakoreshejwe. Ibyo byabereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Gitaraga. Uwo mugabo yamwishe akoresheje icyuma mukata umuhogo, anamutera icyuma mu mutwe, nyuma ahita atoroka. CIP Gahonzire yabwiye igitangazamakuru igihe.com ko ukekwa yahise atangira gushakishwa atabwa muri yombi ku itariki ya 8 Kamena 2025 ku mupaka wa Gatuna agerageza gutorokera muri Uganda. CIP Gahonzire kandi yongeyeho ko akimara gufatwa yisagarurwa i Kigali, ubu akaba afungiye kuri station RIB ya Masaka ndetse yamaze gukorerwa dossier. Uyu mugabo akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe umugore we. CIP Gahonzire yasabye abantu kwirinda amakimbirane ageraho umuntu yica undi bapfa amafaranga, ndetse abibutsa ko ababikora ntaho bashobora guhungira ubutabera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ingingo y'107 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano ivuga ko umuntu wica undi abishaka bakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Inyarwanda.com yanditse igira iti Diamond yikuye mu rubanza rwa
rwe na BNM asigarana urwa The Ben na Bruce Melody. Ibi ngibi ntabwo ari urubanza rwo mu nkiko ariko nk'uko Inyarwanda yabyanditse iragira iti mu gihe abanyarwanda benshi bategerezanyije amatsiko indirimbo ebyiri Diamond Platnumz umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania yakoranye n'abahanzi babiri bakomeye mu Rwanda yabanje gushyira hanze iyo yakoranye na BNM Baraza wo muri Kenya. Kuwa gatandatu Mata 2025 nibwo amafoto ya Diamond Platnumz, Bruce Melody, Coach Gael Kivumbi, King yagiye hanze. Abo bose buze bari kumwe byemezwa ko bari mu mushinga w'indirimbo ndetse nyuma gato bongera guhura bafata amashusho y'iyi ndirimbo yabo. Icyo gihe hari nyuma y'ibirori by'isabukuru ya manager wa Diamond Platnumz. Ku rundi ruhande The Ben amaze iminsi ajya mu gihugu cya Tanzania guhura na Diamond Platnumz umushinga w'indirimbo barimo gukorana ndetse banahuriye mu gihugu cya Uganda banaririmbana mu gitaramo cyari cyatumiwe Diamond Platnumz. Ibyo twabibagejeho mu minsi yashize mu gihe abantu benshi bari biteze ko indirimbo zikurikira Diamond Platnumz azabashyira hanze izo yakoranye n'abahanzi bo mu Rwanda. Uyu mugabo uri mu bafite izina rikomeye muri Afrika yabanje gushyira hanze iyo yakoranye na BNM Baraza bise Katam. Uyu nguyu umuhanzi ukomeye cyane BNM ni umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Kenya, akaba umwe mu bahoze mu itsinda rya Sauti Sol ryahisemo kuba rihagaritse gukorana nk'abahanzi. Kugeza ubu buri wese akaba akora ku giti cye, barimo ba Polycarp Otieno, harimo Savara Mudigi, uyu wa gita yitwa ngo Fancy Fingers, uyu BNM n'abandi batandukanye bagiye inyumira itsinda ariko igihe kiragera bahagarika ibyo kuririmba bari kumwe buri wese akora ku giti cye. BNM navuga ko ari we kuri ubu ngubu umaze gukora amasolo menshi cyangwa se ama collaborations n'abandi bahanzi. Mu gihe cy'impeshyi nibwo abahanzi benshi bashyira hanze indirimbo zikunda kwitwa ngo ni summer songs cyangwa se indirimbo z'impeshyi. Reka dutegereze se Diamond Platnumz arabanzi ya The Ben arabanzi ya Bruce Melody bimeze gute? Dukomeze gutegereza. Mu yandi makuru, iyi nkuru yababaje abantu benshi cyane, inkuru yatunguye abantu benshi cyane by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi banditse commentaire bababaye cyane. Ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Igihe.com yanditse igira iti umugabo yishe umugore we n'abana be babiri nawe ariyahura. Umugabo w'imyaka 65 warutuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri arangije ariyahura. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena 2025 mu mudugudu wa Kakagaju mu kagari ka Karambo mu murenge wa Kiyombe. Mu bishwe harimo umugore wari ufite imyaka 51 witwaga Musabyimana Vivine, umwana w'imyaka 19 witwaga Maniriho Gilbert na Tuyishimire Jean d'Arc wari ufite imyaka 12. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Akwasibwe Eric yabwiye Igihe.com ati umugabo ari we nyir'urugo yishe umugore we n'abana babo babiri. Umwana umwe ntabwo yarakiga undi yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Amakuru twamenye nuko umugore yanze ko baryamana, amaze kubica yahise yimanika mu mugozi. Uyu gitifu w'umurenge Akwasibwe yakomeje avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ngo kubera aho umugore yanga ko baryamana hari byinshi batumvikanagaho. Ati abaturage twabasabye kujya batangira amakuru ku gihe ndetse imiryango babona ibanye nabi bakabitubwira kugira ngo tuyiganirize hakiri kare. Ntabwo ibintu bikwiriye kugeraho abantu bicana kubera ko hari ibyo batumvikanye. Ubuyobozi turahari ngo tubafashe. Umuntu ashobora kubwira mudugudu, hari n'izindi nzego babwira kandi rwose twiteguye kubafasha. Kuri ubu ngubu inzego z'umutekano zirimo RIB, polisi n'ubuyobozi bw'akarere bose bakaba bari ahabereye ibyo byaha kugira ngo hakorwe iperereza bakurikirane neza icyaba cyabiteye. Reka tujye muri commentaire. Bamwe mu baturage baravuga iki? Uwitwa John ati birababaje Rwanda, abagabo n'abagore bafite ibibazo bikomeye byarananiranye, ntawe ubikemura rwose usibye kuvuga ngo bajye batangira amakuru ku gihe. Imana idutabare naho ubundi abana babuze uburere hanze aha, ahubwo
bakorera ibarura ry'ingo zibanye mu makimbirane murasanga umuryango w'ejo hazaza ufite ikibazo gikomeye. Undi witwa ngo umusomyi yanditse aya makuru mwirirwa musaba ko abaturage bayatangira ku gihe bimara iki ko mbona n'abayatanga ntacyo bitanga mutakibakurikirana njye utanze comment ifite igihamya. Nubwo uyu ngo yavuga ibi abandi bari muri bitwa Jafet ati birababaje gusa leta yacu yige ku buryo bwo korohereza abatandukana naho ubundi bwicanyi mu ngo buramara abantu. Ibi ni ibitekerezo witwa Pasi ati nyamara hakagombye kubaho ingamba zikomera ibyo bintu divorce ikoroshywa byaba na ngombwa abafitanye amakimbirane bagatandukana mu buryo buri temporary byagaragara ko nta mpinduka bagatana burundu. Iyi ngiyi rero ni comments z'abantu batandukanye gusa birababaje cyane. Abaturage bo mu muryango cyangwa se abo mu karere ka Nyagatare mukomeze kwihangana. Reka dukomeze n'izindi nkuru. Tugere mu gice cya sinema. Mu gice cya sinema dufite amakuru atandukanye aho tugiye kureba kuri filime yitwa Straw. Ni filime iri guca ibintu cyane nyuma yuko umwaka ushize Tyler Perry akoze filime yitwa Beauty in Black yabiciye kuri ubu yagarukanye iyo bise Straw nayo ikomeje kwigarura imitima ya benshi kubera ubutumwa bugaruka ku bagore barera abana birwanaho bonyine nta bagabo bafite cyangwa dukunda kwita single mothers. Straw yagiye hanze ku itariki ya 6 Kamena 2025 imara iminota 108 igaragara ku rubuga rwa Netflix. Iyi filime igaruka ku nkuru ya Jania Wilkinson wari umubyeyi w'umwana umwe atuye mu nzu ishaje hamwe n'umukobwa we Aria uba ahorana uburwayi. Uyu mugore wabayeho mu nzu y'icyumba kimwe mu buzima bugoye no ku kazi ntabwo aba yarorohewe ndetse aba yabuze n'ubukode ku buryo asohorwa mu nzu. Muri iyi filime Jania ubwo aba ari gusukura ahakorera ahamagarwa no ku ishuri rya Aria bamubwira ko agomba kuza vuba. Umukoresha we amutegeka kugaruka nyuma y'iminota 30 kandi akanga kumuha sheke y'umushahara we. Jania yihutira kuri banki ngo abikuza amafaranga yo kugurira Aria ifunguro ariko agasanga umurongo ari muremure cyane. Ageze ku ishuri ahura n'umuyobozi n'abakozi bo mu rwego rushinzwe kurengera abana bakamujyana Aria ku gahato bavuga ko atamwitaho kubera igikomere aba yaragize. Agaruka mu modoka ari kurira ariko mu nzira atwarira nabi umugabo w'umupolisi utari uri mu kazi. Uwo mugabo amukubita icupa aramwirukankana akamurenza umuhanda ndetse akamutera ubwoba amubwira ko ashobora kumwica. Polisi iza guta muri yombi uyu Jania igafata imodoka ye kuko nta byangombwa ibifite. Amaze gutaha asanga yirukanwe mu nzu yakodeshaga ibintu bye byose biri hanze. Asubira ku kazi arakaye ajya kureba umukoresha we ngo amuhe sheke. Ako kanya abajura babiri bakinjira bafite intwaro. Umwe asaba igikapu Aria yari afite ku ishuri Jania akabyanga kugitanga bakamukubita. Mu kurwana Jania atwara imbunda akarasa umwe mu bajura. Umukoresha we amushinja gutegura ubujura kuko umwe mu bajura yamuvuze mu izina kubera ubwoba n'umujinya aramurasa nawe agapfa. Jania ahita ahunga akajyana sheki ye. Ageze kuri banki yangirwa kubikuza sheke kuko nta ndangamuntu yari afite. Atunga imbunda umukozi wa banki bigatuma amuha amafaranga gusa. Uwo mugore aza kwanga gusohoka muri banki ahubwo akagira imfungwa bamwe mu basanzemo kuko yatinyaga gusohokamo ngo ataza kwicwa na wa mupolisi uba wabimukangishije. Polisi iza kubwirwa ko hari ubujura buri gukorerwamo muri iyo banki n'umugore w'ikihebe witwaje intwaro n'igisasu. Polisi ihagera Detective Raymond agasaba kuvugana na Jania baganira kuri telefone bakizerana. Jania yemera gushyira intwaro hasi gusa mu gihe wa mupolisi wamukangishije kumwica yaba yafashwe. Umwe mu bagore baba bashimuswe na Jania aza gutangira gusakaza kuri internet ibiganiro agirana na Detective Raymond kuri telefone amubwira agahinda ke. Abantu bagatangira kumukunda no kumugirira impuhwe. Raymond amenya uwo mupolisi wari wakangishije Jania kumwica akamuta muri yombi. FBI iza kuza gusimbura polisi
bavuga ko akazi kabananiye ariko polisi n'abaturage bagakomeza kumera nk'abari ku ruhare rwa Jania nyuma yo kumva inkuru ye. Nyuma polisi iza kumenya Jania nta gisasu afite, ikamubwira ko wa mupolisi yatawe muri yombi ari kuri imfungwa zose yari afite, ariko umuyobozi wa banki witwa Nicole we akanga kumusiga atinya ko naza gusohoka wenyine muri banki aricwa. Ni filime navuga ko iteye agahinda cyane, benshi bavuga ko ari filime iri very emotional cyane, iteye agahinda, yuje amarangamutima, igaragaza ihohoterwa, igaragaza ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ni mu bwoko bw'amafilime kenshi dukunda kwita ngo ni feature film, ni za filime zikorwa zirangira cyangwa se zimara isaha imwe n'iminota 30 cyangwa se iminota 90 muri total. Iyi filime igaragaramo Taraji P. Henson wamamaye muri sinema muri Amerika, aho aba ari we mukinnyi w'imena, ndetse ni nawe ukina ari Jania Wilkinson, umuririmbyi akaba n'umukinnyi wa filime Tiana Taylor, akinamo ari we Detective K. Raymond, Sherry Shepherd akinamo ari manager wa banki Nicole n'abandi batandukanye. Urebye trailer y'iyi filime ubona ko ari filime iryoshye ariko iteye amatsiko cyane, nagushishikariza kuyireba kuri Chita Magic. Filime ya Netflix mugende muyirebe. Iyi ngiyi niyo filime yitwa Straw, ikomeje guca ibintu kuri iyi si ya sinema. Reka mbashimire mwe mwakurikiye ikiganiro cyacu, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeje gukurikira Chita Magic. Kubera gahunda y'uburwayi niyo mpamvu tubahaye iminota mike kuri stories zigezweho, mu zindi nkuru turabaramburira n'izindi nkuru. Naho utaha mukomeze mukurikire Chita Magic. Chita Magic.